twese duhaguruke duhereza Imana yacu icyubahiro yabanye natwe. Nyemerera uhereza Imana icyubahiro. Abasengeye ironshi Imana bahumugisha. No kuri tubonye Imana korari ibyiringiro by'abizera Imana bahumugisha. Ikomeze kubagura abashitsi babanye natwe Imana bahumugisha. No kuri mbasabiye umugisha kubwo kwitanga no kubana natwe ndetse n'ababashije kugenda nabo Imana bahumugisha. Tugeze ku musozo w'ikonseri yacu. Reka rero dusenge Imana. Ariko Imana ishimwe. Amen. Imana nishimwe. Amen. No kubivuga utabishaka ariko Imana ishimwe. Byiringiro by'abizera babaye bari gutera haleluya nyinshi kuko Imana yabanye namwe. Amen. Amen. Imana yacu bwatsi dukore cya kintu cyacu nyine kakantu kacu tuyikomere mu mashyi ya special. Ntiyakoze ariko ntiyakoze rimwe kabiri gatatu. Tuyishimire rwose ibyo yakoze byatambutse n'ibyo yakoze uyu munsi kandi n'ibyo izakora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana nishimwe. Reka dusenge Imana rero. Dusengereye gutandukana abantu badufashije muri gahunda y'ibyuma namwe Imana bahumugisha. Rwose mwagize neza. Data wa twese Imana mu izina rya Yesu turagushimiye wabanye natwe kuva iki giterane gitangiye kugeza iyi saha dusorejeho. Wahabaye nk'umukozi w'umuhanga, wahabaye nk'intwari mu ntambara, wahabaye nk'Imana itunezeza yuzuye imbabazi n'urukundo. Uwiteka Imana turakubonye ushyigikiye korari ibyiringiro by'abizera. Mana natwe tukuzamurira icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Warinze itorero ryawe, warigotesheje ingabo nini. Mana nuhabwe icyubahiro. Amakorari yose wayarinze, warinze abakristo, warinze abashyitsi bacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data turagushimira mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Aya masaha nyaguhora ku ngoma Imana. Nsabiye umugisha w'umurinzi bene data bose bari mu ihema ryawe. Mana ubarinde umubi, ubarinde dayimoni muhozi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana ubagoteshe ingabo nini, ubarwanirire intambara bazi n'izo batazi, kandi mu izina rya Yesu Kristo mu burinzi bwawe ushyiramo n'igitinyiro cyawe kuri bo mu izina rya Yesu. Nyemerera rero buri wese umubanzirize kuko ubanjirije mu nzira ukamujya imbere ugenda utegura imitego yose y'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Uwo wabanjirije imbere mu mayira ye agenda yinjira mu mugisha mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mana Data, ayi Mwami wanjye Yesu Kristo, nyemerera buri wese umugotesha ukuboko kwawe kwera kwiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenza aya masaha buri wese ugiye gusohoka muri iki giterane agenda aherekejwe n'umwuka wera. Mana mwuka wera uwo waherekeje agira ibihe byiza, uwo waherekeje uvomerera ubutumwa n'ubuhanuzi yakiriye mu ihema, uwo waherekeje umuha ibihe byiza agakumbura guterana kwera, uwo waherekeje ntabwo abadayimoni bamukamura, uwo waherekeje uramubyibushya mu buryo bw'umwuka. Data wa twese Imana, nyemerera ubutatu bwawe bwera uherekeje ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana baremera amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Munsi wese iki cyumweru tugiye gutangira buri wese akubone bundi mushya, buri wese akubone mu ishusho yo kurabagirana, buri wese akubone nk'umurwanyi urwana kandi ukanesha. Buri wese uzamuneshereze nyaguhora ku ngoma Imana. Nyemerera Data imbaraga zawe zigote abahungu n'abakobwa bawe dusobotse dutya. Mana turagushimiye ibyo ukoreye aha. Urakoze Data, uzongera ukore n'ibindi byose tubisabye twinginga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.
tubahaye intashyo bashyitsi beza muzagaruke kandi rwose tubaha intashyo muzongere mugaruke murararike n'abandi ni karibu mu izina rya Yesu Kristo. Mani bamugisha.